bacu twongeye kubasuhuza. Tubahaye ikaze kuri runo rubuga rwacu ntayorwa, urubuga muzajya mukuraho amakuru azagufasha mu buzima bwawe kurengera amagara, cyane cyane ayawe ubwawe, ay'abana batoya ndetse n'abantu bakuru. Abo nibo bantu tuzajya twibandaho, abantu mbega bakeneye ubufasha bwacu ndetse n'abamugaye, abarwayi n'ibindi bibazo bishobora kuboneka mu buzima bwa buri munsi, hagakenerwa ubutabazi bw'ibanze. Uyu munsi rero sinzi niba wanyitegereje, ariko naje nambaye aka kantu. Ntabwo rero nagashyiriyeho umurimbo, ahubwo aka ni akamenyetso gakunda gukoreshwa mu bijyanye n'indwara ya kanseri, ubukangurambaga bujyanye n'indwara ya kanseri, kuyirwanya n'uburyo ki umuntu yahangana nayo. Aka kamenyetso rero ni ak'ibara ry'iroza, ariko hari n'andi mabara akoreshwa. Nakubwira ni amabara atandukanye, hari nk'ibara rya gris cyangwa grey mu rurimi rw'icyongereza. Gris bigakunda gukoreshwa kuri kanseri y'ubwonko cyangwa y'ibihaha. Hakaba rero n'ibara ry'ubururu, naryo rikunda gukoreshwa kuri kanseri ya colon cyangwa se ya prostate. Ikaba ari kanseri ifata umwanya mwibarukiro w'abagabo. Ni ibintu tuza kugarukaho. Hari rero n'irindi bara ry'ubururu naryo bita bleu turquoise, naryo rikunze gukoreshwa cyane cyane ku bijyanye na kanseri ifata ovaire. Ikaba ari kanseri ifata nyine umwe mu myanya myibarukiro w'abagore. Ni amabara atandukanye uzagenda ubona. Ako rero nakukongere mu byo umenyeye muri kino kiganiro. Ubu rero noneho ushobora kwibaza uti se ubundi kanseri ni iki? Kanseri rero reka nkubwire ko mu magambo makeya ari nko kumungwa kw'amaserire. Serire ikaba ariko gace cyangwa se akaremangingo gatoya, karemangingo fatizo umuntu agira. Umuntu rero akaba agira amaserire menshi cyane, amamiliyoni n'amamiliyari mu buzima bwe, kandi ayo maserire akagenda yivugurura kugira ngo umuntu agire ubudahangarwa n'ubushobozi bwo guhangana n'ibimuteye. Noneho rero nk'uko kwigabanya no kwiyongera kw'amaserire aribyo nakwita division na multiplication mu rurimi rw'igifaransa, niyo magambo akoreshwa. Hari igihe habaho ikosa. Bakunda kuvuga yuko nta tegeko ritagira ikiryica, aucune règle sans exception. Niyo no mu gihe mu buzima bw'amaserire hari igihe nyine hagaragaramo ikosa, hari igihe hagaragaramo kwibeshya. Hari gahunda Imana yagennye ubundi ibyo bintu bigomba kubamo, serire ikabaho, ikagera igihe ipfa cyangwa se zigabanya kugira ngo zikore izindi, ubuzima bukomeze, izindi zitangire gutyo. Hari igihe rero hagaragaramo ikosa. Iryo kosa rero niho nyine ako kantu kagenda kakabyara tumeur. Iryo kosa aho ryatangiriye niho hagenda hakava tumeur. Tumeur rero ikaza imeze nk'akabyimba aho hantu nyine, aho kugira ngo serire ikure uko byagakwiye, ahubwo ikaba tumeur. Hari amoko rero abiri ya tumeur. Hari tumeur zitagize icyo zitwaye umuntu uzifite, hakaba rero na tumeur zifite ikibazo, ziba ziri très dangereux cyangwa ziba zizatera ikibazo umuntu. Niyo mpamvu rero umuntu aba agomba kujya kwa muganga igihe abonye akantu kadasanzwe ku ruhu rwe cyangwa se ahantu runaka, kugira nyine ngo bamurebere niba ari ako kabyimba se, niba ari agasekera kaje cyangwa iki, akamenya ubwoko n'ikikagenza n'impamvu yako, niba nta n'ikibazo gateye. Noneho ya tumeur nayo ikagenda ikura. Iyo ari nka tumeur maligne urumva ko igenda igakura, irakura ikazaba yabyara
kanseri. Hari n'igihe rero ya tumeri iba yatangiriye mu gice cy'umuntu runaka cy'umubiri we, ariko none ugasanga yimutse yagiye n'ahandi iyo imaze gushinga imizi nyine. Icyo gihe nibyo bazita metafase. Ni kwa kundi nyine kanseri birageze ku gice cya 4 itangiye kujya navuga igaba amashami. Mu magambo make rero ndumva nakubwira ibyo ngibyo ko ari cyo gisobanuro cya kanseri, uko ivuka n'ibiki. Ndakeka ubyumvishe, ngerageze gusobanura ku buryo bworoshye ubwo wumva nanjye bunyoroheye ntakoresheje amaterime ahambaye. Kanseri ni icyo ngicyo. Noneho rero ushobora kwibaza uti se ubundi kugira ngo bigende bite, iryo kosa rizamo byagenze gute? Ese haba habaye biki? Ese ni igiki gitera kanseri kugira ngo ibyo ngibyo bibaho? Ko abantu bose batarwara kanseri biba byagenze gute nyine kugira ngo kanseri? Reka rero nkubwire impamvu bakoreye abashakashatsi abahanga mu bijyanye n'iyo ndwara barebye nyine basanga hari impamvu nyine kandi byashyizwe ahagaragara bitera kanseri. Bagerageje rero gushyira izo mpamvu mo ibice bibiri. Reka rero mbikugezeho. Ibyo bice rero ni ibihe? Hari impamvu zitera kanseri ziri mu mubiri w'umuntu, ziri ku muntu ubwe. Hakaba n'impamvu ziri hanze y'ibimukikije, arizo facteur externe. Iziri mu muntu w'imbere cyangwa umuntu ubwe navuga ni facteur interne. Urumva ko ari ibice bibiri. Reka rero nkubwire noneho muri facteur interne, muri za mpamvu ziri ku muntu, ziri mu buzima bw'umuntu niziye. Icya mbere ni ikijyanye n'imyaka ye. Uko umuntu agenda akura rero, ya maserire nakubwiye agenda acika intege. Burya uko umuntu agenda asaza nyine niko twaremwe, niko Imana yagennye, umuntu agenda acika intege, na serire nazo zicika intege. Niyo mpamvu rero nk'abantu bageze ku myaka 50 kugeza kuri uko umuntu agenda akura bafite ibyago byo kurwara kanseri, kuko nyine uko kanseri uko amaserire agenda acika intege niko hashobora kubamo rya kosa nyine, noneho agakora nabi akaba yarwara kanseri biturutse ku myaka ye. Hakaba n'indi mpamvu ijyanye na heredite, ni ukuvuga umuntu aho aturuka, umuryango avukamo, amaraso afite, za gene yifitemo. Ibyo ntiwabihindura niyo wabirwanya. Niba rero umuntu yaravutse mu babyeyi be cyangwa mu gisokuruza cye haragaragayemo kanseri, baba bashobora kuyitransmeta abana babo cyangwa se abo bahuje amaraso. Ibi nabyo birashoboka. Noneho rero turikiri ku muntu ubwe, reka tuvuge yuko no akamenyero k'umuntu nako cyangwa uburyo abayeho nabwo bishobora kuba intandaro yo kumubyarira ibyo byago. Cyane cyane ku muntu unywa itabi, ibyago byo kurwara kanseri kuko ifitiyemo utunyangingo 70 twose dutera kanseri. Urumva rero abayikurira ibyago byinshi. Ikindi ni ikijyanye n'inzoga. Inzoga nazo ntabwo ni nziza mu bijyanye no kwirinda kanseri, kuko abayangiza umubiri we igihe ayigize akamenyero kandi ku rwego rwo hejuru. Nubwo mu buzima bwacu dukenera alcohol, ariko hari ibindi byinshi twayikuramo tudakeneye kunywa inzoga kandi ku rwego rwo hejuru. Kandi nanone wayinywa ukamenya ngo ntabwo urengeje nyine urugero. Uko umuntu agenda akura, uko amaserire agenda acika intege, niko hashobora kubamo rya kosa nyine, noneho agakora nabi akaba yarwara kanseri biturutse ku myaka ye. Hakaba n'indi mpamvu ijyanye na heredite, ni ukuvuga umuntu aho aturuka, umuryango avukamo, amaraso afite, za gene yifitemo. Ibyo ntiwabihindura niyo wabirwanya. Niba rero umuntu yaravutse
mu babyeyi be cyangwa mu gisokuruza cye haragaragayemo kanseri, baba bashobora kuyitransmita abana babo cyangwa se abo bahuje amaraso. Ibi nabyo birashoboka. Noneho rero turikiri ku muntu ubwe, reka tuvuge yuko no akamenyero k'umuntu nako cyangwa uburyo abayeho nabwo bishobora kuba intandaro yo kumubyarira ibyo byago, cyane cyane ku muntu unywa itabi mu mico ye, akagira akamenyero ko kunywa itabi. Itabi biri mu bintu bya mbere bitera kanseri. Iyi tuzayigarukaho ku buryo burambuye, nkubwire neza ibijyanye n'itabi na kanseri. Ibiryo turya rero nabyo biri mu bintu bigomba gufasha umuntu mu bijyanye no kwirinda kanseri, byaba mu bijyanye no gutegura amafunguro, kuyahaha se umuntu agomba ibyo biryo twavuga nka brokoli, urabona ibitunguru, urabona inyanya n'imbuto zimwe na zimwe. Munyemerere ibi ntitubitindeho cyane, tuzabikorera ikiganiro cyihariye kugira ngo dusobanukirwe, kuko iki kiganiro twavuzemo ibintu byinshi wasanga giza gufata amasaha n'amasaha. Ikindi nanone ni umuntu ufite akamenyero ko guhora yicaye hamwe atagira ikintu akora ngo umubiri we ujye amuvuma, ibinure bye bikoreshwe, kuko burya umuntu wicara hamwe ashobora kugira ibyago byo kuba munini cyane, aribyo bita obesite, bwa bunini buteye ikibazo, noneho rero akanarwara kanseri. Abantu bafite rero obesite cyangwa ubunini budasanzwe, bwa bunini buteye ikibazo, bwa bunini bw'indwara, nabwo bushobora kuba ikibazo cy'umuntu. Ababyeyi rero nabo none cyangwa abadamu, abagore banyihanganire, mvuga nanone ku kindi kintu cyatewe urutoki kijyanye n'abantu bonkeje cyangwa batonkeje. Urumva bishobora kuba umuntu ashobora kugira impamvu zitandukanye zo kujyana zo konsa cyangwa kutonsa, ntabwo munyihangane mbivuge, ariko bavuze yuko abagore bonkeje n'abatonkeje umubare munini ari w'abarwaye kanseri ari uw'abatonkeje. Basanze rero nabyo bishobora kugira uruhare mu kongera kanseri, cyane cyane kanseri y'ibere, nubwo hari impamvu nyinshi zishobora gutuma umuntu atabasha konsa uko abyifuza cyangwa se akagira ayo mahitamo yo kutonsa. Izindi mpamvu rero reka wenda izijyanye n'umuntu ku giti cye n'uko abayeho nzihagarikire aho ngaho. Reka noneho mubwire impamvu ziri hanze, arizo facteur externe. Muri facteur externe rero nakubwira ko umuntu aho abaye, aho atuye, environnement abayemo, bya bindi bimukikije, nabyo bishobora kumubera impamvu yo kurwara kanseri no kumuzanira ibibazo bya buri munsi. Kuko ahantu tuba hagomba kuba hashobora kuduhereza umwuka mwiza. Niba uwo muntu yaragiye akatura hantu, wenda tuvuge nk'umuntu uturiye uruganda narwo rutubahirije ubuziranenge bw'abantu, rutubahiriza amategeko agenga inganda, ugasanga wa muntu utuye hafi aho ngaho ahora ahumeka ibyuka bibi, ibyuka byanduye, ibyuka bijya kumwangizamo imbere, ugasanga ibihaha bye bivuyemo kanseri, cyangwa se uruhu rwe ruvuyemo kanseri. Ahantu rero umuntu atuye nayo ni impamvu igomba kwitabwaho. Ahantu umuntu akorera se, ahantu umuntu apasa amara ubuzima bwe bwinshi, ni ibintu rero umuntu agomba kwitondera mu kureba aho utuye, ukareba ko nyine nta bikwangiza bihari. No mu kazi ni ngombwa ko abantu dukora, ni ngombwa ko dushaka imibereho, ariko abakoresha n'abakozi, niyo mpamvu burya na leta ishyiraho ariya mategeko agenga abakozi n'inganda, kugira ngo
barinda abakozi babo, ugasanga barategeka yuko mu ruganda runaka rutegetswe gushyiraho masike, rutegetse kurinda abakozi babo nyine kugira ngo badahumeka biriya byuka bishobora kujya kubangiza, cyangwa se bikangiza uruhu rwabo, rukangiza ibyo niba ari ibyo kunywa se, mbega biriya byose ari amategeko menshi ashyirwaho no kurinda abakozi. Niyo mpamvu nyine dushimira leta yacu yita buri munsi ku baturage bayo. Izo rero ni impamvu zijyanye na environnement, hahandi umuntu atuye cyangwa yirirwa cyangwa akunda kuba ari. Hari nk'imirasire rero nayo iteye ikibazo ku buzima bw'umuntu. Hakaba natanga nk'urugero dereyo ultraviolet, ni mirasire ishobora kunyura mu buzima bw'umuntu. Hari nk'ibyuma bisuzuma ibikoresho, hari ibyuma bisuzuma abantu. Ibyo bikoresho byose bikaba bigomba kuba byujuje ubuziranenge, kuko niba bituje ubuziranenge hari igihe byangiza ikibazo cy'abantu, byaba ibikoreshwa kwa muganga, ibikoreshwa mu kibuga cy'indege runaka, ibikoreshwa mu nganda. Ibyo byose imirasire yabyo ibigomba kuba yujuje ubuziranenge kandi amategeko akubahirizwa kugira nyine ngo bidatera ikibazo abantu. Hari rero n'imirasire ikoreshwa mu nzu zabugenewe gushyushya abantu navuga, cyangwa kubafasha gusa neza. Iyo mirasire nayo igomba kwitonderwa. Hari nko mu mahanga iyo mirasire ikunda gukoreshwa ku bintu bijyanye na bronzage, wenda abantu batishimiye uruhu rwabo cyangwa bashaka ko rusa neza cyangwa rucya cyangwa se rwijimaho gato, ugasanga bakoresheje iyo mirasire. Hari igihe rero yangiza uruhu, ugasanga havuyemo kanseri cyangwa ibindi bibazo by'ubuzima no kwangiza uriya mwuka nyine duhumeka. Buriya ni nayo mpamvu leta isaba abatunze amamodoka guhora bayasuzumisha kugira ngo batangiza uriya mwuka duhumeka, ari byo bita za pollution. Ntabwo ari imodoka gusa zangiza umwuka, ahubwo hari n'ibindi bintu by'inganda by'ibiki byose bishobora kwangiza umwuka duhumeka. Ni ngombwa ko ari umwuka mwiza utuma nyine duhumeka tugira ubuzima bwiza, kuko umuntu burya dusohora umwuka wanduyemo imbere, ari byo bita expire, tukinjiza umwiza. Niko guhumeka umuntu, ni umuntu aba ahamagariwe buri gihe. Noneho rero iyo uwo mwuka wose wanduye, urumva nyine nta kintu tuba dufashije umubiri wacu. Indi mpamvu rero ni amavirusi cyangwa za bagiteri zishobora kwinjira mu muntu cyangwa zikirema mu buzima bw'umuntu, ugasanga nyine nabwo zimuteje ikibazo. Ahangaha navuga nka hepatite B et C. Hari igihe haba hari amaparasite nyine yagiye gutera ikibazo, ugasanga bivuyemo kanseri, kandi bivuye nyine mu mavirusi n'amabagiteri atandukanye. Ntabwo rero narangiza izi mpamvu ntavuze n'ibijyanye impamvu bakunda guhuza kanseri. Hari n'izindi mpamvu zikunda kuvugwa zijyanye na stress, ubuzima bwo kuba muri stress, bwo kudahuruhuka no kutagira amahoro mu buzima, ugasanga buri gihe nta mahwemo. Ubuzima bwa stress nabwo hari igihe babuhuza n'indwara ya kanseri, cyangwa se ibindi bintu bya chimique, ibindi bintu bishobora kujya kwangiza nyine iriya mikorere myiza ya buri munsi y'amaserire. Izo rero ni facteur, ni za mpamvu kanseri ishobora kuvukiraho. Ubu rero noneho reka nkubwire kanseri zishobora kubaho, maze kukubwira igishobora kuzitera. Ariko se kanseri ubundi zibaho ni izihe? Mu kukubwira amoko ya kanseri ndakubwira ahubwo ibice ishobora gufata. Ikintu ugomba kumenya ni uko buri gice cyose cy'umubiri w'umuntu gishobora kurwara kanseri, yaba uruhu, yaba amabere, yaba hose igifu,
yaba iki aho utareba n'ahaboneka ku buryo bworoshye hashobora kurwara kanseri. Ariko reka nkubwire kanseri noneho zikunze kugaragara. Hari kanseri y'igifu, hari kanseri y'ibihaha, hari kanseri y'umutima, hari kanseri y'uruhu, hari kanseri igenda igafata iminwa, kanseri de lèvres, hari kanseri de la bouche igenda none igafata umunwa m'imbere, hakaba kanseri ya thyroïde yindi ishobora kwigaragaza nk'umwingo cyangwa se niyo utabyimba ariko yarafashe kino gice. Hari kanseri y'uruhu, hari kanseri ya prostate, iyi ngiyi ikaba irwarwa n'abagabo, ndakeka iryo jambo rizwi cyane, ni kanseri ikunda gufatwa igenda igafata kiriya gice myibarukiro cy'abagabo cyangwa ndangagitsina cy'abagabo. Hari kanseri ya ovaire, nayo iyi ngiyi irwarwa n'abagore nyine kuko aribo bafite uriya mwanya mwibarukiro uzwi nyine nka ovaire. Hari kanseri de partie génitale, yindi igenda igafata imyanya nyine ndangagitsina, iyo ngiyo nayo ni kanseri biteye ubwoba. Kanseri y'impyiko, kanseri y'amabere, kanseri y'impindura ariyo pancreas mu rurimi rw'igifaransa. Hari igenda igafata colon, aricyo gice nyine bita ariyo bakunda kwita kanseri directum, igenda igafata kariya gace nyine kamara inyuramo igiye gusohoka. Hakaba kanseri y'inkondo y'umura, iyi kanseri ikaba yakorewe ubukangurambaga butandukanye cyane cyane mu rubyiruko n'ababyeyi bakiri batoya, babyari batoya cyangwa abafashwe ku ngufu, kandi ndakeka byarongeye ubumenyi mu banyarwanda. Reka rero noneho mubwire ibijyanye n'ibimenyetso by'ino ndwara. Kugira ngo umuntu amenye yemeze neza ko arwaye kanseri, ni ngombwa yuko ajya kwa muganga. Ntabwo wowe wakwicara nubwo wabona ikimenyetso runaka ngo wemeze ngo urwaye kanseri, kuko hari n'izindi ndwara cyangwa ibindi bibazo ushobora kugira ariko bitavuze yuko urwaye kanseri. Kandi nanone ikindi ugomba kumenya ni uko kanseri uko nakubwiye zitandukanye, ni nako kanseri ibimenyetso byayo bizatandukana. Ariko reka noneho mpere kuri kanseri y'ibere. Ibimenyetso ushobora kugira nuko ushobora kubyuka ugasanga hari ibara utarusanganywe ku ruhu rwawe, ku ibere ryawe, haba ku imoko cyangwa ku kindi gice cy'ibere. Nanone ushobora gusangamo akantu k'akabyimba, wenda ukabyimba ukabana nako kakazanakira cyangwa kagatinda gukira ku buryo budasanzwe, wanagakoraho ugasanga wenda karanimutse ariko wenda katanakurya. Ubwo rero kanseri ishobora no kwigaragaza nanone aho kugira ngo habyimba ahubwo noneho hakikama, ugasanga wari usanga mu nyine ibere ridafite ikimenyetso kimwe na kimwe ariko ugasanga hari ahantu hacukutsemo. Rero nabwo ugomba gushaka muganga kugira nyine ngo barebe ko impamvu ya buri cyose kikubayeho. Hari n'ukundi hashobora kuzibara cyangwa se hakavamo amaraso n'amashyira. Uretse ku mubyeyi wonsa, ubundi tuzi yuko ntago ibere nyine riba rimeze gutyo, nta kindi kimenyetso kigaragaraho. Ariko iyo ugize gutya ukabona nyine harimo kuvamo ibintu by'amashyira by'amazi, menya ko hari ikibazo. Icyo kibazo rero ugomba kucyereka muganga kugira ngo akurebere niba ari ikibyimba gisanzwe cyangwa niba ari ikibyimba gishobora kuba gifite aho gihurira na kanseri, bakakuvura. Hari igihe nyine bikira, cyangwa se ukabona hari igihe kigenda mu gihe runaka wajya kubona ukabona cyagarutse. Ubwo rero nabyo ugomba kumenya ko ari ibintu bidasanzwe, wenda kikagaruka hafi yaho cyangwa kikimuka gatoya
kikazongera kikagaruka kandi bikaba inshuro nyinshi. Ubwo rero ntabwo biba bisanzwe ubundi, cyane cyane iyo wivuje nyine hari igihe kigenda. Reka noneho nkubwire yuko ushobora no kugira uburwayi ukumva ufite umunaniro wawo udasanzwe utari usanganywe. Nanone kanseri ishobora kwigaragaza nk'umuntu udashaka kurya, ntushake kurya, ibyo wakunda ugasanga byarahindutse, nta peti ukigira. Na kanseri rero yigaragaza gutyo. Iki nanone uko kanseri nyine bya bice binyuranye n'ibimenyetso biratandukanye. Hari igihe nanone ushobora undi wenda urwaye nka kanseri y'imyanya ndangagitsina, hari igihe ushobora gusanga wagize amaraso cyangwa se n'andi matembabuzi adasanzwe, wenda se ugasanga n'impumuro ntabwo ari nziza, kandi wenda hakavamo amaraso n'amazi. Uba ugomba kumenya uko ikibigenza. Wenda uri umugabo tuvuge, nta nubwo uri n'umugore wenda ngo uvuge ngo uri mu gihe cy'imihango, ibyo ni ibintu biba bidasanzwe. Cyangwa se nawe uri n'umugore ariko ujya kubona ukabona ntabwo uri mu mihango ariko urimo kuva amaraso kandi ukabona ntabwo bisanzwe. Rero ugomba kwivuza. Ubundi ni ububabare nyine ahantu runaka, ukumva urashya cyangwa se ukazana amabara, biterwa nyine na kanseri wumva urwaye. Ko ushobora kujya kubona ukabona watakaje ibiro, umubare kandi ku buryo nta regime wafashe ntacyo, ukajya kubona ukabona utakaje ibiro. Cyangwa se hahandi wari ufite igituza navuga kinini ariko ukajya kubona ukabona washizemo neza. N'icyo nacyo kiri mu bimenyetso bigenda bigaragara. Hari akandi kantu rero wenda tutitaho cyane, ariko ni kwa kundi ushobora kujya kubona ukabona wari ufite agahu keza, nta kabara ntaki, ukajya kubona ukabona hari utuntu tw'udusekera cyangwa tw'utubara, cyangwa akenshi bita n'akarango k'ubwiza ariko grade de beauté. Hari igihe rero tuba nta kintu dutwaye, biterwa rero n'igihe haba ari icyiciro cyangwa urwego kanseri igezweho. Ariko hari igihe udasobanukirwa neza ikigenza mu bimenyetso ugiye kubona ukabona umutwe utarugase, wamenya impamvu za diyarese. Biterwa nyine n'icyiciro umuntu agezemo. Ariko nanone umutwe kubabara umutwe, burya akenshi bavuga yuko kubabara umutwe ari ikimenyetso cy'indi ndwara cyangwa cy'ikintu kitagenda mu buzima. Ugomba kumenya impamvu. Biterwa rero nanone n'icyiciro cyangwa urwego kanseri igezweho. Ariko hari igihe umuntu ashobora munini cyangwa se hari n'igihe kaba ari gatoya, nko kubabara umutwe cyangwa se utuntu tw'utugangiriyo. Navuga utugangiriyo ni nk'udukira, ni utuntu nyine tuza tukafata nko mu mayasha cyangwa nko mu kwaha, bitewe n'aho ufite ikibyimba cyangwa hatafite ubuzima bwiza, ugasanga warwaye ako kantu kandi kakakubabaza. Uretse rero n'ibibyimba byigaragaza, hari n'igihe biba atari bikigaragaza, wenda ukanabyumva gutya mu mubiri wawe, ugomba kujya kubaza. Ikindi rero ikimenyetso ni ugututubikana cyane nijoro. Umuntu wa kanseri burya aratutubikana cyane nijoro. Ni ikimenyetso gikunze kwigaragaza nacyo mu gihe cya nijoro, mu gihe aryamye wenda ntanasinzire neza. Nkaba rero ari ibyo bimenyetso navuga, ariko bikagenda bitandukana bikurikije nyine na kanseri aho ayirwaye. Mu magambo make rero, kanseri wumvishe yuko ari indwara iteye ubwoba. Ku rwego rw'igihugu cyacu naho kanseri bayifatiye ingamba zitandukanye, ndetse hashyirwaho ibitaro bitandukanye byita kuri bano bantu
bafite ikibazo cya kanseri ushobora no kwisuzumisha kugira ngo urebe uko ubuzima bwawe buhagaze. Bitakuyeho yuko ushobora kwegera ibitaro bikwegereye aho utuye, ariko ku rwego rwo hejuru igihe hamenyekanye ko ufite ikibazo cya kanseri cyangwa ushatse kwisuzumisha ku rwego rwo hejuru, hari ibitaro bitatu nshobora kukubwira yuko ushobora kubisanga. Hari ibitaro bya Butaro, ibi bitaro bikaba byihariye rwose ku ndwara ya kanseri, bigerereye mu karere ka Burera. Ibi bitaro bikaba bifite ubushobozi bwo gufasha ababigana, bifite ibikoresho, bifite abakozi bose babihuguriwe bafasha abantu, ndetse hashyizweho n'ibijyanye na transport kugira nyine ngo abantu boroherezwe, haba mu bijyanye no kugera ku bitaro cyangwa gutaha mu ngo zabo. Hari kandi ibitaro bya CHUK. Ibyo bitaro bikaba biherereye mu mujyi wa Kigali, bifite agashami burya nako k'indwara ya kanseri, nako nyine gafite ibikoresho n'abaganga b'inzobere mu bijyanye n'iyo ndwara. Hari kandi ibitaro bya gisirikare bya Kanombe. Ibitaro nabyo bikaba bifite ibyuma bigezweho bifasha abantu ba kanseri. Bidakuyeho yuko umuntu ashobora kugana ibitaro by'aho aherereye nyine bikamufasha mu gihe abona afite ikibazo runaka. Muri rusange rero mu Rwanda iyi ndwara nayo irahari, ndetse mu mwaka wa 2018 nk'uko Rwanda Biomedical Center ariyo RBC ibigaragaza ku rubuga rwayo, hagaragaye abantu 7,662 bahitanywe n'ino ndwara. Abagabo 4,520 nyine bagaragayeho ino ndwara, naho abagore 6,184 bagaragayeho ino ndwara. Urumva rero ko ari umubare munini, abantu barenze 10,000 mu mwaka umwe bagaragayeho ino ndwara, ni abantu benshi. Ku rwego rw'isi rero naho sinabivuga, ni abantu babarenze 10,000,000 bicwa buri gihe n'ino ndwara ya kanseri cyangwa se bayirwara. Niyo mpamvu rero ari indwara numva natanga umusanzu kugira ngo abantu bayimenye, bayirwanye mu buzima bwa buri munsi. Hari n'ibindi biganiro nzagenda nkora. Amakuru nakugezeho rero ni menshi cyane ku ino ndwara, ariko nizeye ko agufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Munyihangane rero, ikiganiro gicumbikira aha ngaha, nihanganisha abahuye n'iki kibazo, haba ku bayirwaje mu ngo zabo cyangwa se abafite abana, ababyeyi barwaye ino ndwara cyangwa se bo ubwabo bayirwaye. Haba nguye icyizere yuko kanseri nyine ari indwara ikira, kuko aho iterambere rigeze hari ubushobozi bwo kuyivura. Gusa bisaba nyine yuko igaragara kare kugira nyine ngo ivurwe. Ubutaha rero nzabana nawe kukubwira byinshi bitandukanye kuri ino ndwara, ari ibijyanye n'itabi cyangwa se imirire. Ndagushimiye wowe dukurikiye, bizeza yuko utazicuza kudukurikira, kandi gukangurira gukora subscribe na like na share kugira ngo bifashe umubare munini w'abantu.